wowe wikoreye itafari cyangwa ugatanga amafaranga, ibyo waba warakoze byose inzu y'Imana yubakwe, ushobora gukora n'ibindi Imana iguha. Shalom shalom, duhagaze hano turi korali Ubugingo Bushya, impamvu zo kubatumira mu gitaramo nterankunga cyo kubaka urusengero rwacu rwa Samuduha. Muzaze mudufashe kubaka inzu y'Imana. Tuzanye hano no kubatumira mu gitaramo, noneho byageze iwacu Samuduha. Ubundi twajyaga tujya kubaka iz'abandi tugatera inkunga abandi, noneho natwe muze hano mudutera inkunga. Ndabizi mwese abenshi muri mwe mukunda kubaka inzu y'Imana. Ubu rero tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu, ngo ntawe ujya gupfundikira iby'abandi byiwe biti mitemere. Agashya rero tuzaba dufite korali zaturutse ahandi kandi nziza. Tuzaba turi kumwe n'amakorali ya hano nkuko mwabyumvise nyine, ni korali Ubugingo Bushya abangaba barimo kubatumira. Tuzaba dufite korali rero zahangaha zose, yaba korali Ubugingo Bushya ndetse na korali Babwire Yesu ahangaha, n'izindi korali zahangaha ngira ngo zizaba ari korali zigeze muri 5 muri 7. Muri hafi muri 7. Hari n'izindi korali rero zizaturuka ku ruhande, nka korali Inkuru Nziza mumaze no kumenyerana pe. Umva, korali Inkuru Nziza izaba iri muri iki gitaramo. Korali Abagenzi yo ku Muhima izaba iri hano Samuduha. Samuduha azaba na korali yitwa Igihe Niki yo ku Kimisagara. Isaha y'igitaramo ni 7:00. Turabatumiye rero mwese muzaze mudutere inkunga, mudutere ingabo mu bitugu, dutunganye inzu y'Uwiteka, noneho namwe mujya muza kudusura, muze musengere Uwiteka ahantu heza.